Muraho neza, ngarutse muri ya nkuru yacu yitwa Miranda, episode yo ni ya 2. Duheruka Miranda yishikuza Lucas ngo yigendere, uribaza byararangiye gute? Ngo ikaze muri episode yacu ya 2, inkuru yacu yitwa Miranda. Miranda arakomeza ati, nimara kwiyaka Lucas yanze kundekura, arahaguruka aguma amfashe, ariko ndamwishikuza, asigara ababaye, ariko nkango basi nimubabarire mwemerere cyangwa muhakanire. Naramwihoreye mpita nirukira mu ishuri, nubika umutwe ku ntebe ndarira. Mu by'ukuri amarangamutima yaramfashe kuyakontorora birananira. Ubwo ndi mu ishuri ndi kurira, ya nshuti yanjye Tesi yaje kundeba, asanga ndi kurira, arambaza ati, wabaye iki? Kurimo kurira? Ndamubwira ni bwose ntabwo nakubeshya, ndumva nameze neza, ahubwo wamfashije ukamerekeza nkajya kuba ndyamye. Tesi yabaye nk'ugize ubwoba, arambaza ati, none se birakomeye twakura urushya tujye kwa muganga? Ndamubwira ati, oya, humura ntabwo bikomeye, ndakwizeza ko biza gushira kandi ndaza kubikubwira, ahubwo ngwino tugende ugaruka amasomo atarabucika, uri buze kunsobanurira. Ubwo Tesi namutaye mu rujijo, ayoberwa ikijya mbere, ariko nta kundi yari kubigenza, yaramerekeje njya kuryama asubira mu masomo. Ubwo mu kuryama kwanjye nta kindi cyari kindi mu mutwe usibye amagambo Lucas yari amaze kumbwira. Numvaga najya kumureba, ariko natekereza ikintu ndi bumubwire nkakibura. Mu by'ukuri nta kintu nari ndwaye, ahubwo nari natatswe n'inkongi y'urukundo. Ubwo amasomo yaratangiye, abandi banyeshuri bariga, ariko Lucas aho namusize niho yagumye. Ntabwo yigeze ahava ngo ajye mu ishuri hamwe n'abandi, ahubwo umutima we wari ukiri kugwamo imvura y'agahinda, kubera ko namutaye nta kintu mubwiye. Agahinda kari kenshi pe. Ntibyatinze amasomo yararangiye, abanyeshuri barasohoka, cyane ko yari amasaha y'akaruhuko. Abajya kurya bajyayo, abakina barakina, muri make hari muri ya masaha yo kwidagadura. Ubwo Tesi agisohoka ngo aze kundeba, yahise akwitana na Lucas. Ubwo Lucas yahise amuhagarika, aramubwira ati, please wampaye akanya gato tukavugana. Tesi yabanje kubyanga, ariko Lucas aguma amuhata. Tesi ati, umbabarire ntumbwire amagambo menshi, nta mwanya mfite. Lucas ati, humura ndarasa ku ntego. Aratangira ati, unyihanganire kuba ngufatiranye, ariko numvaga ari ngombwa, maze umwanya munini nshaka wa mushiti wawe namubuze, wamfashe ukandangira ahari, ndakwinginze. Tesi ati, ariko wa muhungu we warasaze cyangwa? None se ko ngira inshuti nyinshi, ubwo namenya uri kuvuga nde? Lucas ati, ni ukuri nyumva ntabwo ndi umusazi, iyo nshuti ndi kukubaza ntabwo izina rye yigeze arimbwira, ariko ni wa wundi mwari muri kumwe cyagiye ubwo namufataga ukuboko muvuye kuri umupira. Tesi ati, uramushakira iki? Lucas ati, ntabwo mushakira ikintu kibi pe, ahubwo hari ikintu nshaka kumubwira. Tesi ati, none ntabwo wakimbwira nkaza kukimubwira? Lucas ati, ni ukuri uri kungora, kandi ni ukuri ubwo bufasha mbukwatse mbukeneye. Tesi ati, umva mubwire, uri kuntwarira umwanya, gusa nta kintu ndumva, hama n'ibyawe umwishakire. Ubwo Tesi yari agiye kugenda, Lucas aramutangiye, aramubwira ati, please mpa iminota 2 nkubwire icyo mushakira. Ubwo Tesi yahise atuza, abwira Lucas ati, muteze amatwi kandi kubita ubanguka. Lucas ati, sinzi niba ubyibuka cyagiye muri kumwe nababwiye ko nitwa Lucas. Tesi ati, nanjye nitwa Tesi, komeza umbwire. Lucas ati, ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa muri inshuti naramusariye pe, ku buryo kubona amagambo yo kubikubwiramo ngo ubyumve uko biri kungora. Nsigaye meze nk'umusazi, nirirwa mutekereza, gusinzira byo ntibigikunda, ngira ngo ndagohetse nkahita mubona. Ubu umutima wanjye wuzuye agahinda, kubera ko uwo nkunda atabyitayeho. Ubu ndi kumushaka ngo byibuze amakanire, byibuze ndebe mbone kubyakira, aho kurwana no kumva ko bishoboka cyangwa bidashoboka. Ubu ndi kumva icyama amahoro ari uko yankura mu gihirahiro. Ubwo Lucas yatangiye kuzenga amarira mu maso. Tesi ati, ihangane ni ukuri, ntabwo numvaga ko uremerewe kuri urwo rwego. Lucas ati, nakuze mu buzima bugoye, kandi n'uyu munsi buracyagoye. Nk'ubu papa wanjye ararwaye bikomeye, ariko indwara y'urukundo iri gutuma mbyibagirwa. Nari nararahiye ko ntazigera nkunda, narasoza kwiga, none ubu nanjye ibiri kumbaho ntabwo mbizi, byancanze. Basi numubona umubwire ko namushatse namubuze, kandi umubwire ko umutima wanjye uri mwicuraburindi. Umubwire uti, urukundo ruragushaka, wongere uti Lucas aragukunda. Ubwo Tesi yamashagaga yari yazanye. Ubwo Tesi yamashagaga yaramaze gushira, nawe yamaze gufatwa n'amarangamutima kubera amagambo ya Lucas.
yabwiye Lucas ati ihangane nukuri nimubona ndamukubwirira kandi ukomere pe. Lucas ati urakoze kwemera kuntumikira Tesi. Ubwo bahise batandukana. Ubwo Tesi yahise aza kundeba ariko yari yahishe Lucas ko aje kundeba. Ubwo Lucas agitandukana na Tesi kuri office bahise bamuhamagara ngo hari telefone iri kumushaka. Ubwo nanjye Tesi yaraje ambwira ko bahuye, ambwira ibyo bavuganye byose. Tesi arambwira ati nukuri uramuhungu aragukunda bya nyabyo. Uzi ko yabimbwiraga akarira. Nahise mubwira nti umva Tesi, ibyo wabonye nanjye nabibonye umunsi wa mbere mpura na Lucas, kuko amagambo yambwiye uriya munsi n'ubu yose ndacyayibuka. Urabizi wansanze ndi kurira cyagiye, nari maze nk'umunsi numva nabuze amahoro. Mu by'ukuri nta kintu ndwaye Tesi, ahubwo ntakubeshye Lucas nanjye ndi kumukunda cyane, ndi kumva naza aho ndi. Ubu kumubwira ko mukunda byananiye kubera ko ababyeyi banjye banyohereza hano baranyihanangirije ngo ninibeshya nkajya mu basore nkasubira inyuma mu masomo sinzabagarukire mu rugo. None Tesi nkore iki? Ese wowe ubaye uri Tesi niye nama wagira Miranda? Nyandikira hano hasi muri comment ubundi ngaruke nkuzaniye episode ya 3. Imana ikomeze kukurinda, wakoze cyane. Yari Grace nk'ibisanzwe.